kugira abazungu batazadufatisha reka njye nyine umuzungu mbite nyina nitwa Generous 44 umuraperi w'imyaka 20 umuraperi rap yanjye muri hano korera hano J Music System Cypher ibisanzwe no umuraperi abahaye peace ni umuhanzi ufite impano iyi ni impano yazamutse muri Kigali babandi bacuruzaga ari amasata bara neza basubira ibyapa umva umwana uramwumva Muhima H to the Generous 44 uramubona ariko Swagger City the freshest mahome menya ko nagakinda kinkoko kame ninyike nigayatoreyemo nibyo ko rap yino ni namba 1 uno ni cyespanyol ubwo ni nimero 1 das ninjije mu gakino right bagirwa vuba usibye ko naho binkora style zabirira frangeri barita pagura baribona kakarimo ndakabatuye amarida I'm the king wabyemeruta byemera mukima mama daranike Muhima mama darandara yiyoboye kabagereho askurapa ndigisha nkarugari ko ni mujya mufata rusha nje bafata nk'ibigarasha abafata nk'ibigarasha twigasimuje ingabo zanjye ni manzi n'abandi sire zanjye ni isike chini eyayize ababyera nje bonagize ubwoba mukanunga nigerira hagituye pikiju muraperi ntarenze batera agenda muraperi ararenze bani bwamuneza ugahabanda bizuro mu kwana gubi itse mu mutima kandi nubiguma nabisaba umva ukuntu bita yigwamo so for yourself nigga I'm the sample uramwumva ikitaskurira mu sase ibi ni ibintu tuzi duharamo ni ibintu tuzi duharamo ni nako kazi yotse nazi tarajya byose naharenze ikikwereka umuraperi urenze aranaharenga kanangire reka dutangire episode ya 3 dutangire mu isoko rya hariya Nyabugogo hasi iki giporezo ni cyejyanye na ni Marisol yajyanye na nyirabusha tayira guhaha icyo giporezo ubundi nago gisangwa hafa yajyanye n'umukozi we guhaha bari kugenda baganira ku giporezo ntago ari ngombwa ariko ngo ushaka ibintu bihambaye bari gushaka ibyo baza kurya nijoro ndagushaka igiporezo gikaze kugira ngo umugabo wanjye Michael nze kumutungura Michael wibuke kano kagore na kagore ka kabiri yashatse Michael Stafford uyu mugore nawe yitwa Stafford yafashe izina ry'umugabo bakomeje kugenda bageze hano abona umugore wahoze ari umugabo we Olivia Rice wahoze ari umugabo we wibuke bigeze kumusora mu nzu nabi nawe ari mu isoko ry'Inyabugogo urasa Olivia twigendere umuginga atatubona amena ibintu Olivia arababona niwe mugore mukuru yatubonye umuginga buretse nkwereke kumbe ni wowe bite Olivia umbabarire rwose kuba nje wenda kubavangira ariko numvaga nkaho nkuri mideni ryo kugusaba imbabazi wa munsi nitwaye nabi cyagiye mu nzu ya Mike ibyo wankoreye unsora mu nzu byari bikwiye rwose Marisol ubundi njye ntago ndi umuntu mubi sibyo nakifuje ko yuza kumbona mbere yuko mpana divorce na Mike nari umugore mwiza ariko nta kibazo umbabarire yego ndakubabariye ariko ikirori ubundi ntago cyari cyane ngenda umukozi wo mu rugo ikirori cyari cyamabusha tayira ndumva ari wagasabye imbabazi abari we wisabira imbabazi avayo ni mukeba we uzi ikibazo sano kiri Mariso ntago nyansaba imbabazi ndaya umbabarire wenda kuba nkoresho iryo jambo ariko uyu nyoko buje ubona tayira yahoze ari indaya abagabo baryamana nawe bakamuha amafaranga niyo mpamvu nta musaba imbabazi kuko yahoze ari indaya ntago twari tubizi ko uyu mukobwa yahoze ari indaya mwitonde ndetse muri ubwo buraya bwe nawe yahuriye n'umugabo wanjye Michael umbabarire kuba amenye ibanga ryawe acaho turabimenye ko tayira yahoze ari indaya yigurisha ubona bakozi murabamenye barabanyukubuje mukora bamwe bahoze bameze nka tayira bamuteje umukozi we ko yahoze ari indaya episode ni 3 Devious Maids ni season ya ibintu hirya no hino ku isi reka dutangire sasa no kudutangiye barakwerekana umukobwa waje afite ubwibone afite umwiryo arabanza afungura imisatsi bagabo mwarahagurukiwe muri itonde toka satani nuko dutangiye episode ya 3
ni wa mukobwa wapfuye bitaga Flora agarutse ate Flora akuramo imyenda turashize Flora yaraje akuramo imyenda akuramo na twa tundi two hejuru Adriane we Adria ari hano kumba Adriane yarotaga wa mukozi wapfuye basobuje barabamona basobuje mwa bakozi mwe bajya barya amabakarota abakozi bayo babo tugaruke hano sasa Adriane hari umugabo musuye Maxwell we nibyo uza kubona bito inshuti hari hashize imyaka no mushyitsi bagize tubabarire rwose nitwumvishe bibabaje ngo we n'umugore wawe Sheila mwaratandukanye umugabo basiye witwa Maxwell ngo we n'umugore we bahanye divorce witwaga Sheila nanjye nasomye inyamakuru bivuga ngo umukozi wanyu yarishwe byari ikibazo kabisa gusa urugabo rwa Adriane ruracyaryama rukaruta umukozi waciye ishene wapfuye urakora ibiki hari ikibazo cyabaye sasa nagize ikibazo ahantu nagombaga kujya ntabwo nyigiye ndagira ngo abe ariwo ngirayo wumva amagambo wibuka uyu mugore Genevieve de la Tour ari gufatanya n'umukozi we uwo mukozi we akaba mama w'uyu akaba umwana w'uyu Zoira kugira ngo arebe ko yakundana n'umuhungu we Remy sasa nagombaga kujya isatuma uyu mugore Zoira reka njye kubikurebera sawa fata igikapu ugende amusoye mu rugo aramutumye n'umukozi we gutuma umukozi burayi uramwinginga uramuhendahenda akandire mu mwana wanjye no mugire ikibazo ndaza kumufasha arangisha kinga urugi umwana avayo n'umukozi ubu none umwana wanjye Remy n'uwawe wese ndamugwaye kuva mama wagiye urakoze Madame de la Tour iburayi ni kuri ababaye tugaruke kuri cya Karomeni cya gikoze Eva Longoria niwe amenyemo amafaranga Sam yaraje urashonje yego ndashonje none se iyo ushonje uri muri iyo situation ukora iki hari nk'ahantu ujya mu maresitora ukarya nk'utwo kurya Sam ndabizi ubwo urashaka kunsaba ngo dusohokane tujye gusangira ibyo kurya ntabwo nasohokana nawe bose ni abakozi bo mu rugo iyo twabasize dore ibyo birirwamo njye nkomeje kukwiyumvamo ese nawe wajya ubuntekereza ari kumubaza okay ndagukunda nitusohokana tugasangira nzakomeza ngukunde tubyine uzi ikintu kizakurikira tuzashyingiranwa tubyarana abana maze nitumara kubyara ubwo urumva inganzo yanjye y'umuziki izaba ikamye ntabwo nzaba nkibaye icyamamare mu muziki kubera tuzaba twabyaranye uri kubyumva niyo mpamvu rero ntabwo ukunda kuko dushobora kubyarana ugasanga inganzo yanjye urayishe abakobwa b'abahanzi ntabwo bashaka kubyara ngiye gukora uko nshoboye kandi igihe kizagera uzagera umbwire ngo yego nyemerere urukundo rwose ntabwo nzabikora Sam cya Sam gikomeje kumwizirikaho ni Karomeni bose ni abakozi bo mu rugo gusa yafite indoto zo kuzaba umuhanzi w'icyamamare tugaruke kuri uyu ni wa mukozi wundi wita Rose ukora kwa Peri na Spence hari uwo mwandikiye iretere hari iretere yamugezeho yarayisomye arangije acaho Ketari Rozi ni Rosita ariko bamwita Rozi Ketari ubwo niwe kubwira ati how are you ni Espanyol ariko bavuga Hetari ati wa mwavoka yanciye amafaranga menshi kugira ngo umwana wanjye bamugeze muri Amerika kandi amafaranga mfite ati n'amafaranga mfite sasa ari kugerageza kureba ko yaguzanye n'udufaranga nako nyirabuje udufaranga arebe ko yazana umwana we muri Amerika mukuye muri bya bigo byo muri Amerika yo hepfo none se amafaranga yose naguhembye kuki utagiye uyabika uyasavinga nyine y'umwana wanjye kagaruka we gabanyije uri kunsakuriza umbabarire ariko bino bintu ni ingenzi kuri njye reba ibyo nagukoreye byose wibuke yamuhishiye ibanga ntabwo yamuteje sebuja ko amuca inyuma nawe wakapfashe dore nakubikiye ibanga mana yanjye uri kugerageza no kumfatisha no blackmailing ni kwa kundi ufite nk'ikintu uzi ku muntu ukagerageza kumwira ati nutangorera iki nanjye ndagushyira ku karubanda mbega ni nk'ubucuruzi ariko butemewe utangiye kuntera ubwoba uri ku blackmailing kugira ngo uri kuntera ubwoba mbega ngo uzaneza umugabo wanjye kugira ngo nguhe amafaranga
gonna shake me down because you saw me with Cody. kubera wambonye ndyamanye na Cody urashaka kunshyira hasi. Think you can control me? urakeka ko wambonye ndi guca umugabo wanjye inyuma wankontorora? Calling your bluff, señorita. You go ahead and tell old Spence. ndakwiyamye wese senyorita, nushaka ugenda ubibwire n'umugabo wanjye duhane divorce dutandukane nta kibazo. umugabo arinjira. nibiki bijya mbere? ntacyo. numvishe musakuza. Rosie asked for a loan. Rosie yarari kunsaba amafaranga, mubwira ko nta mafaranga namuguriza. Unless there's something else you wanted to say to Mr. Spence. keretse nimba ari ikindi ashaka kubwira nyakubahwa Spence. hari icyo ushaka kumubwira? ka Rosie disi hari icyo ushaka kumubwira? yanze guteza nyirabuja sebusha akamuca inyuma. Rosie arangije acaho. yarari kubaguriza udufaranga ngo arebe ko yazana umwana we muri Amerika. mugabo arareba. nari mfite imyaka. sasa tugaruke kuri Taylor, wa mukobwa bamaze gutuka mu iduka bavuga ati yahoze ari indaya. nako indaya yarivugitse neza kurusha amabesho. yawe ati naje muri Los Angeles mfite imyaka 20. natekerezaga ko ningera Los Angeles nzaba umusitari mu gukina filime. biza kurangira nisanze muri resitora ariho nkora. waraserivaga? namaze imyaka 6 nseriva. ati mbona umuntu wakamfashije ngo nzaba umusitari wa filime, mbona nta rendezvous kugira ngo nzajye gukina filime. mpaka umunsi umwe yinjiye umugabo rwose mbona ni umwana mwiza muri iyo resitora. nibyo ari kuganira. uwo mugabo yari umuntu mwiza pe, ari umukire pe. arangije arambwira ati ese waba wifuza gukorera amafaranga menshi kandi mu buryo bworoshye? numvaga ibibazo bya rumva byasaga nk'ibigiye gusubizwa. namusubije igisubizo cy'ubugoryi. ati Michael ati uriya mugore Olivia nakomeza kugenda neza abantu ko naje kuhita mbi ndaya, umugabo wanjye Michael biraza kumutera igisebo. umugabo ni umukire, abaturage bamenye ko yarongoye umukobwa woze yicuruza cyaba ari igisebo. genda ubwire umugabo wawe rero umubwiza kuri. sinzi uburyo nabimubwira uburyo ari bubyakiremo umugabo wanjye. ndaza kuba mpari ngufashe. kandi urakoze kuba utanciriye urubanza. ati turakoze kuba utanciriye urubanza rw'uko nahoze ndindayo. ndaramubwira ati umukozi wo mu rugo ba nyirabuje b'Iburayi baragenda bakaganira n'abakozi babo kandi abakozi barabatanga inama nziza. umukozi wanjye aramubwira ati umugabo witwa Oscar Wilde yigeze guca umugani aravuga ngo ati buriya buri munyabyaha, buri mukiranutsi wese aba afite ahahise, na buri munyabyaha wese aba afite ahazaza. mbega no kuvuga ngo buri muntu wese ukiranutse yarigeze kuba umunyabyaha kera, kandi na buri munyabyaha aba afite ahazaza kuko ashobora gukiranuka akaba umuntu mwiza. ati tumeze nkatwe twese turi abanyabyaha rega, nta muntu utagira amakosa. ari guhumuriza nyirabuja. nyirabuja hoze disi adandaza amagara. byatangiye umugore wanjye shira ambwira ngo arambiye kujya nyumva mvuga. ati nta muntu urisi ubuze ibyo ukwiye. ni Everine. ati kuba watandukanye n'umugore wawe rero aka niko kanya kawe ko kugira ngo uryoshye uvumbure, ni akanya ko kuryoshya. nkajya muri bare, nkajya muri mu tubyiniro se nyuma y'imyaka yose. wowe ukeneye umuntu ukuyobora rwose ukaryoshya. ahari ndananiwe. reka menge hejuru mu nzu yanyu mbe ndyamye. ni umugabo waje kubasura witwa Maxwell. ati ntugire ikibazo, ndaza gushakira umuntu ukwitaho. wumve ni Adrian Powell. oya umugore asambwira ngo ya iki nzi ibyo uri gupanga. yarabwiye uriya mushyitsi wa musi ati ndaza kugushakira iki, ndaza kugushakira umuntu ukwitaho. umugore amubwira ati ibyo uri gupanga ndabizi ntuze kubikora. ni Everine na Adrian. ati wamuginga ntugakeke ko kubura umugore wanjye biguha droit de veto, bwa burenganzira nyine bw'ubudangarwa ku buryo ukora icyo ushatse icyo uvuze cyemerwa. mwihanganize filime niko bazikinnye. uriya mugabo ni inshuti yanjye. mureka tuzi mana yanjye. nuko Maxwell umufitiye umwiyumvamo burya. bigaragara ko umukunda. none iki? ni byiza rwose.
Adrian, if you have any regard for me whatsoever, you will not involve him in your disgusting little hobby. ati uriya mugabo ndagira ngo ukurikire amagambo umugore kubwira umugabo we arabwira ati uriya mugabo ndagira ngo ntuze kumushyira muri ya mikino yawe ujya ukina cyangwa se muri bya bintu byawe ukunda gukora ntuze gushyira muri ya mugabo Maxwell umbabarire. Damn it, Adrian, don't corrupt him just to hurt me. uriya mugabo ntuze kubimushyiramo kuraza kumbabaza. I'm going to introduce Maxwell Rose to wanton carnality for his own middle-aged good. Ati ndaza kumuhuza n'agakobwa kakiri gato rwose ntugire ikibazo. Kandi ko rero bifate nk'agashimwe katurebe ngari gupanga guhuza uriya mugushyitsi wa musuye Maxwell n'agakobwa kakiri gato. Tugaruke hano kuri Valentina umukozi wo mu rugo yaje kure umwana wa boss. There's anything else you'll probably have to come back for it. Nah, I'm good. This is just trash anyway. Nari ngiye kumena imyanda. Throw it away and we can get going. Wait. Buretse. Why are you throwing that? Iyi shati kuki ugiye kuyijugunya? It's ruined. Yaracitseho. Reba hano yaracitse. Only along the seam. Kano ni akantu gato. I can fix that in 2 seconds. Mu masegonda abiri reka nkakudodera kano kantu ntago wajugunya ishati. Uzi kudoda? I like to be prepared. Ahita akurayo ni umukozi wo mu rugo ariko dududu ari gushaka kugwisha umwana wa boss. Mushatse mwakwirukana abakozi banyu mubona bashaka kugwisha abana banyu. Seriously, I wouldn't know how to do that. Ntago nzi uburyo badodamo. Nuko uri umukire ufite amafaranga nyine. Ati niyo mpamvu najugunye udushati twacitseho gato kubera ufite amafaranga. I am spoiled rotten. I think you're spoiled, but not rotten. Umukozi wo mu rugo ari kuganira n'umwana wa boss. Ngaho kuramo iyo shati wambaye. I'm gonna wanna see this on you. Ntago ndi bigusubiremo kuramo iyo shati wambaye. Kuramo. Ari 2 minutes. Biratwara nk'iminota 2. Umwana wa boss n'umukozi tugaruke kuri Rozi bamwimye inguzanyo. Boss yaje kumureba. I'm so sorry about what happened. Umbabarire ko byabaye. Umugore wanjye Peri uburyo yagusubijemo naga ari byo. I do. I see how hard you work. You're the one. Ndi ngenje mbona uburyo ukoramo akazi kawe rwose ukora cyane. Thank you. Urakoze. I understand you need some money to bring your son. Ndabizi ko ukeneye amafaranga kugira ngo uzane umwana wawe muri Amerika. Yes. Yego. Hope this helps. Ndakeka karo kari buze kugufasha. Yamukubise sheke y'inoti. Nyagasani ni umukozi wo mu rugo. Nyakubahwa Spence. From me to you. Iyo yifate nk'impano nguhaye. Ntago ari wakuzananyishyura. Thank you so. Urakoze cyane rwose. Arangije aramuyambira. Ayambiriye boss uri umugabo mwiza rwose. Umukozi atangiye kuyambira na sebuje ukurikire filime nuko igenda iryoha. Mwitondera abakozi banyu. Yibuka ko yayambiriye boss sinzi icyo yumvisha. He had an erection. Uravuga ngo wamusuje hasi mbundita. Sasa abakozi shabagira amazimwe. Akibara ko yambira boss yesa azana amakuru mu bandi bakozi. Urongura tubwiza ukuri ko muyambiriye ngo ukahita wumva hari hasi umugabo wawe nyine niki. Hari ukuntu yambira umuntu nyine ukabona ari hasi. Yigo. What did you say? Uvuze ngo iki? Could I say congratulations? I got out of there. Nahise mubwira ngo felicitation mpita nsohoka. Oh, he's very big. Ariko ni munini hasi shaho. How big? Ni munini bingana gute? Ni boss we yambiriye boss ngo boss we sinzi ikintu ngo yumvishe mu ipantaro ya boss we. Sinyizi mbega nago bari kukivuga. Arangira kuza abakozi bagira amazimwe. Ariko boss shanumvishe mu ipantaro ari munini sinzi ukuntu mu ipantaro umuntu aba munini. Like this? Nagurya. Hoya. Nagurya boss angana gurya ndapfuye. We put the produce away, the gardener's staring. We muceceke ntago mubona kuri ukora muri jaride ari kubareba. Abakozi bagira amazimwe. Yambye ngera amafaranga maye ni imana. Sure, his intentions were. Uravugisha kuri sayo ko buriya nta kinda kugamije yaguye amafaranga y'ubona. When rich men give poor women that kind of money, they usually expect something. Abakire nk'abari yo bahaye umuntu nkayo w'umukene udu amafaranga ari ababazi ko ari ikindi ugomba kubaha ibintu n'impanguhe. Cucumber jammed into your thigh. Maybe you shouldn't take the money. No. I need it for Miguel. Ari amafaranga nanye akeneye ku bwa Miguel umwana wanjye ngo muzane muri Amerika. Twe turi abakozi. Sasa bagenzi batangiye kubwira ati none se nkora iki kugira ngo boss mwereke ko nubwo yamaye amafaranga nta kindi azankuraho. Nimba nagikeka. Bamugira inama kugira ngo yereke boss we nubwo boss we yamuhaye amafaranga. Tugaruke kuri uyu. Ari guhanagura imodoka. Ni Sam. Sam! Guess who just called me? Uwacheka ninde ubamagaye? Benny Soto. Benny Soto aramamagaye.
Do you like Gloria Stefan? Gloria Stefan uzi indirimbo ze cyangwa ni Rick Iglesias? And he wants to meet with me. Ni umuproducer wabo ukorera ni Rick Iglesias ni umamagaye ngo duhure. I sent out like 100 demos. This is my first year. Nari maze igihe mwereza uturirimbo twanjye twumva none yambwiye ngo nze duhura ajya nanjye nkorera indirimbo nukura ngo ba Rick Iglesias indirimbo ni wa mukozi wo mu rugo ariko w'umuhanzi. Felicitation. I was thinking maybe Natekerezaga. Ngahari warwara. Iki? in the car. Ndagira ngo mbere ufite imodoka yawe. First of all, this is not a car. Icyambere isi imodoka. Iyi bayita Rolls Royce. Iyi ntago ari imodoka isanzwe. Down, come on, Sam. Ni imodoka ya boss. Umva. Sure. And on the way home, we can stop the unemployment office because when Odessa finds out, she's gonna fire my ass. Ntago wari ifite banyirukana. Arashaka ko mutwara mu modoka ngagiye gura n'umuproducer wamushimye ushobora kuzajya mukorera indirimbo. Sam baturusha ubwenge. What if I did go to dinner with you? None se nemeye ko tuzasohokana tugasangira utwo kurya. Ntago wanjyana wa Marifti. Just tell me you never go on a date with me because it would ruin your life. Well, in my defense, when I said that, I didn't. Ati sombwiye ko utasohokana nanjye kuko nakwangiriza ubuzima. Oya nari ukwihagarara ariko ndakwemera. Uri kunkoresha. Yego. Do. Agiye kumwa uyu numushoferi muri urugo. Satani ariko turaba tugarutse. Yahise amuyambira bagwa hasi. Agiye kumwa Lift bagiye gura n'umuproducer. Ukora ba Rick Iglesias. Tugaruke kuri uyu mugabo. I don't know how she found out or if she's told anyone else. Sasa ndagira ngo ukurikire. Wa mugore ikintu cya mbere yahise akora nta kindi. Yahise aza kureba, yahise aza kubwira umugabo we ni wa wundi Tayira. Abwira umugabo we ko umugore we wa mbere yamubwiye ko azamuteza abantu ko ari indaya yahoze ari indaya. Yaje ambwira ati sinzi uburyo bimenye uburyo nahoze ndandaza amagara byancanze nanjye. All we can be sure of is that Olivia is now aware of your wife's former profession. Icyo tuzi ni kimwe gusa nuko Olivia wahoze ari umugore wawe wa mbere yamaze kumenya ko umugore wawe wa kabiri ari ubona hano Tayira yamenye umwuga we wa kera yakoraga ari wo kudandaza amagara. Mugabo yararakaye ni igisebo. Tugomba kwimuka. What? Iki? My law firm has an office in New York. They will make room. Atakazi kanje muri New York bamfitiye y'umwanya tugomba kwimuka. Exactly. Nta muntu ariko numwe tuziranye muri New York. Sasa umugabo ni umukire hano baramuzi muri Beverly Hills ka gace kabamo abakire. Yumvisha umugore we ko ashobora kuzasebywa n'uwahoze ari umugore wa mbere ko yashatse indaya. Umugabo arashaka kwimuka batazavuga tumukire nka Rocky yashatse indaya. I don't want to leave LA. All my friends are here. Ntabwo nava muri Los Angeles inshuti zanjye niho ziri. Friends. Izihe nshuti? You know, everyone at the country club. Abantu bose muri country club ni inshuti zanjye. Only nice to us because I'm a successful lawyer and you're my glamorous one. Ndi umwavoka w'icyamamare n'ahatugumye hano. Going to change. Bantu bakamenya ukuri kwawe naba nsebye. I'm trying to hurt you. I'm trying to protect you. Mr. Stafford? Nyakwa Stafford, Mike Stafford. To be upset, but you can't pack up and leave the state because a few people might gossip. Ntago rwose wahita wimuka mu mujyi ngo kubera yuko abantu bamwe bazajujura bakazana amazimwe. To make sure they're gossiping. I don't think so. Marisol isn't nice to me because you're successful. She's my friend. Marisol ni inshuti yanjye nawe sinamusiga nawe ni umukozi. Fine. Sawa. We'll take her with us. Nawe ze tujyane twimuke. Wait, hold on. Buretse kandi Marisol ntago ashaka kwimuka kuko Marisol baramutse bimutse bakamujyana ntago yabona uko akora iperereza kuri rwa rugo rw'abaturanyi asigaye ajya gukoramo amenye icyatumye umwana wafungwa. Ni ukuvuga ngo Marisol ntago ashaka kuba runo rugo rwimuka. Have any family here? Watubwiye ko nta muryango ugira intangwe no twimuke. Worth your while, don't you worry. Now I want both of you to start packing. Mwembi mutangire mupakire ibikapu mu gitondo twimuke. Leaving Beverly Hills. Tuve muri Beverly Hills. Beverly Hills ni umujyi w'abakire. Sasu yagize ikibazo. Marisol aramutse yimutse muri uyu mujyi ntago yabasha gukurura amakuru. Isola, does Valentina have a really good sewing machine? Ese Valentina yaba afite imashini yo kudoda neza? You know, for helping me pack up and everything. Kare yamfashije kudoda imyenda mbona ni umuhatari. Mama arabyumva. You don't need to buy her anything. No. Sasa umwana yemesha kugurira wa mukobwa wa mukozi w'imashini doda ngajya doda kuko yabonye kudoda. Yeah, but Remy, I really need to finish the floors. Okay. Remy sohoka hano nkeneye gukoropa hano ntago umwana wanjye nshaka kumugurira imashini. Sure. Yibuke mama nagashaka uyu mwana w'umukire akunda n'agakobwa ke gakoze hano. Ahita areba umukire. Did you send Valentina to USC? Maybe. Why would you do that? Sasa esa avumbura ko uyu mukecuru rero wari wabipanze. Came to me. Valentina yaje iwanjye. How she feels about Ambwira ko akunda umwana wanjye Remy. She's loved him all these years from afar. It's so wrong. Kandi kamaze imyaka myinshi amukunda numvisha ari byiza. Isn't that just great? Ibi ntago mbishaka. Ni umukozi. But she really loves him. Ariko aramukunda. I don't care.
ntabwo byitayeho. Why are you being this way? Ase kuki umeze gutya? I don't want to see my daughter's heart get broken. Ntabwo nshaka kubona umukobwa wanjye umutima wuvunika. Never do that. Umuhungu wanjye reme ntabwo yavuna umutima w'umukobwa wawe, ntabwo yamubabaza. End up with the maid. Ati ndabizi uko bigenda abakiriya mwakunze umukozi birangira mubabarije umutima. Still be holding on to that. Ni ukuvuga ngo we byakubayeho kera nibyo ukigenderaho. Bigaragara ko uyu mukobwa uyu Zohira nawe hari umukire wigeze kumuvunira umutima, akaba ariyo mpamvu adashaka ko umukobwa we nawe akundana na mukire. He met someone else. You know that sort of thing happens. Well, it's not gonna happen to my daughter. Ntabwo nshaka ibyambayeho bibaho no ku mukobwa wanjye. He is not to go near Valentina. Remi umuhungu wawe ntabwo nshaka kundana n'umwana wanjye. That to him. Valentina and I will not be coming to work for the next few days. Njye na Valentina tugiye kuba tunahagaritse akazi, tugiye kumara iminsi tudakora. Plenty of time to think of something. Ubitekerezeho niwumva umwana wanjye atakundana n'umuhungu wawe uzadutume tugaruke gukora. Abakozi b'Iburayi akatira nyirabuja. Tugaruke kuri Marisol. Bagomba kwimuka. Mufite akanya ngo tuvuganera? Sure. Yego rwose icara. Ni sebuja Michael Stafford. I can't move to New York. Ntabwo nakwimuka muri New York kubera iki? Kubw'impamvu zanjye bwite. I'm sorry, but Sobanurira. I said they're personal. Ni impamvu zanjye bwite ntabwo nazikubwira. Taylor will be heartbroken. Taylor rero umugore wanjye nitwimuka araza kuba barabonye agusize inyuma kandi agukunda. And I've become very fond of her. Nanjye umugore wawe nari maze kumukunda. Too. She is special, isn't she? Umugore wanjye ni umukobwa udasanzwe sibyo? Yego nibyo. Well, that is why I have to get her out of here. Niyo mpamvu rero ngomba kwimuka muri uyu mujyi. In course for the ladies who lunch. Kugira ngo abandi bagore batazajya birirwa batuvuga bari kurya. Before anyone starts packing, let me talk to Olivia. What good would that do? Ariko mbere yuko twimuka waretse nkajya kuvugana na Olivia. Olivia ni wa wundi wahoze ari umugore w'uyu mugabo. Wa wundi ushaka kujya gusebya akajya asebya avuga ko uyu mugabo yashatse indaya. Sasa yaravuze ati ngereka njye kuvugana n'uriya wahoze ari umugore wawe wa mbere muganirize mubuze kuguteza abantu ntazigera agira umuntu n'umwe abwira ko umugore wawe yahoze ari indaya. Learn a few things. How she found out. Ndashaka kubanza nkamuganiza nkamenya uburyo yabimenyemo. Nkanamenya ko nawundi yabibwira. Urakeka Olivia yakwemera kuvugana nawe? Ya abagore bahawe divorce babiteguye kuganira na buri muntu wese babonye kugira ngo bamubwire akaboro kabo. Akona kugate mu gutwi. Tugaruke hano. To Los Angeles. Are you serious? Nahisemo kwimukira muri uyu mujyi muri Los Angeles. Ati ngiye kwimukira ina kubera umugore wanjye twatandukanye Sheila. Think of all the decadent dinners we'll have. Ni wa mugabo witwa Maxwell waje gusura runo rugo rwa Evelyn Powell na Adrian Powell. Woman? Yes. Oh. Is that insensitive of me to mention another woman? No. Ati umugabo yambwiye ko ari umugore agiye kumuza nawe tukaganira. Uyabitaye mu gutwi. Friends. There was a time when we could have been more than that, but you chose Adrian. Hari igihe cyari kiri ari njye nawe tugomba kubana dukundana ariko waje kunyanga uhitamo kubana na Adrian. Bigaragara ko bano babiri bigeze gukundanaho. Nawe ariko wese uhitamo Sheila. Oh, I came to regret my choice. Naje kwicuza impamvu nahise muri ya mugore Sheila pana weho. You ever regret yours? Wese nawe ujya wicuza kuba warakundanye na Adrian. I don't think you should move to Los Angeles. Niyo mpamvu ntinyeka ko ahubwo utakwimukiye muri Los Angeles nk'abantu twigeze dukundana. It changes people. Kuko uyu mujyi uhindura abantu. I like you. Kandi urabizi ndakwemera. Bahoze bakundana kera buri umwe atarashaka undi mugore n'undi ngashaka undi mugabo. About me. For all these years, I know exactly who I am. Well, you just remember that when you meet this friend of Adrian's. Ciao. Never answered my question. Ntabwo wasubisha ikibazo cyanjye. Do you regret choosing Adrian? Ujya wicuza kuba warashyingiranwe na Adrian. What does it matter? Ntacyo byaba bivuze n'ubundi. It's what I deserve. Nibyo nari nkwiye. Ukahita umenya ko umugore yicuza kuba yarashatse umugabo. Twigarukire kuri uyu. Sasa ndagira ngo kurikira uyu nguyu uyahaye umukozi w'amafaranga umukozi abandi bakozi barabwira ati umugabo wagwaye amafaranga sobuje bizarangira gusabye n'ibindi bintu ikiruta wamwico hakiri kare. Nibyatinze rozese azana wa musaza ukora muri jaride. Yakowa Spence. Bite? He's your gardener. Raoul wakora muri jaride wawe. Raoul. Ndamuzi Raoul. I love your work. Akazi kawe ndagakunda ukora. I gave the money to my lawyer and everything is going real. Amafaranga nahaye avoka wanjye ibintu byose bigiye gukemuka. Take a minute and thank you proper. Niyo mpamvu ngiye n'uyu Raoul twari tuje ngo dufata akanya tugushimire nk'umuntu wadufashije kuba twashobora kuzana umwana wacu muri Amerika. Mwebwe? Yes. Yego. Raoul is my boyfriend. Raoul ni boyfriend wanjye turakundana. Sasa byose ari kubikora kugira ngo uno mugabo atazagira ibindi amusaba nubwo yamuhaye amafaranga mwereke ko afite umusore bakundana nubwo badakundana. Bose arabareba. Kurikire filime witunze aka nakantu bakinnye bashyiramo ka pose
Oh, yeah. Eh, I didn't know that. ntago nari mbizi. Yes, for many months now. We are very happy. Ati turishimanye njye nawe pe. Well, Byiza, felicitation rwose. Urakoze. So, Raul has a favor to ask you. Raul rero hari ikintu ashaka gusaba. What is it? Ni igiki? He saw you hug me as Yakubonye karunyambira. prefer you don't do that anymore because None ntago ashaka ko zongera kubona unyambira ngo byamuteye umujinya. Jealous? Yagize icyari yafuhishe se. I'm sorry. Ambabarire. Ntago nzongera kukuyambira rwose. Ibi byose n'umukobwa ari kubikora kuko yaketse ko uyu mugabo kubwo yamuhaye amafaranga ashobora kuzamukeneraho ibindi bintu. Twigendere. Kumbe cyara uru nta nubwo cyumva icyongereza. Avuze ngo iki? pues dijo que lo sorprendas. Sí. Ati biba byose twabikoze ngo tumutungure, kumbe cyara uru nta nubwo cyumva icyongereza. Tugaruke wibuke ari umukobwa agomba kujya gura n'umuproducer ngo nimba yitwa Bonnie biki ibintu nk'ibyo turaza kubimenya. Yazanye ya ndirimbo yaza kuyimwumvisha. Wumva amagambo yazanye indirimbo kwa producer ni wa mukozi. Aranayimubyinira. Wanyumvisha n'umukozi wo mu rugo ariko ufite impano yo kuririmba. So I was going to try to put the hook back in at the end again. Ako karo friend kwibaza nimba nakongera ngagashyiraho kagasoza indirimbo. So tell me. Mbwira. Part of Puerto Rico. Warutuye mu kayi gace muri Puerto Rico. Oh, come on. Mbwira. The accent is. Uburyo uvuga mu icyongereza accent yawe ndabizi ni icy'abantu baturuka muri Puerto Rico. You've been to the island? Many. Bira birwa bigezeho. It's a hotbed of talent. Well. Ataranora abantu bafite impano rwose. Thank you. Urakoze. Listen, Carmen. Umva Carmen. You definitely got some skills. Ufite impano, ufite ubumenyi pe. The good thing is. Ikintu cyiza ni I can fix that. nshobora kugukosora amakosa ufite mu kuririmba. It means for me to hear you say that. But can I keep it real with you? Gusa reka nkubwize ukuri. If you're going to sing in English. Nimba ushaka kuririmba mu cyongereza. This accent. Ugomba gushaka ukuntu wahindura accent yawe uburyo uvuga mu icyongereza. The audience. Kuko abaturage binaha abanyamerika as long as they're not too Latin. Bakunda abakobwa baririmba b'abaratini cyangwa baturuka muri bihugu byo muri Amerika yo hepfo ariko baririmba badashyiramo accent y'ikilatini. Mbega ukavuga icyongereza ariko ku buryo ukivuga neza pana bintu uri kumva n'umukobwa avuga icyongereza nabi pe. Avuga nyine wumva harimo yenda no kukivanga n'icyesipanyolo n'iki. Ariko mbwira tugomba guhindura uburyo uzajya uvugamo icyongereza no kuri kiririmbamo kugira ngo abantu bina bazakwiyumvemo ngi nzagukorera umuziki. Every chance you get. Whatever I have to do. Nimba ari cyo ngomba gukora nzabikora. Good to know. Byiza. Well, I think we're in business. Ubona no tugiye gukorana. Umukobwa agiye gusa nk'ugerageza kwiga icyongereza uburyo azajya kivugamo neza. Tujye gusangira two kurya se. Bagiye gusangira ibyo kurya na producer. They take forever to get the car. Reka mpamagare imodoka yanjye tujyane. Oya nta mpamvu yo guhamagara imodoka yawe producer, reka mpamagare yanjye tujyane. Wibuke umushoferi wa boss, umushoferi wa Alejandro yamuhaye lift ngamuzane kuri studio ure na producer. Kahise kemera kuri producer ati nimba tugiye gusangira ibyo kurya reka tujyane imodoka yanjye. Nta modoka kagira nagakoze ko mu rugo. Dore Sam. Bega. Belongs to a friend. Sam, I want you to meet Benny Soto. Ati dore Sam ndagira ngo ure na Benny Soto. Ni byiza gura nawe. Eddystone Sunset, then I'll direct you. Ati tugende ngwereka aho tuyobora tujyanye muri restaurant. Ibiki bijya mbere. It won't be long, just a quick lunch. Tugiye gusangira twasa sita birihuture tucyura imodoka ya boss. That's my future in there. Tura mugabo ubona nahazaza hanjye h'umuziki mbabara utansebya. Yiyemeye ko imodoka ari kumba ari umukozi wo mu rugo. Sam yarababaye. Muginga baragiye. Sasa ndagira ngo urebe. I really want to thank you, Benny. Ben ndashaka gushima pe. Nta kibazo. First started in this business, I promised myself if I ever made it to the top, I would send the elevator back down. Ntugire ikibazo nyimara kwinjira muri kano kazi ko kuba producer nahise mbishyira mu nshingano zanjye ko nimbona ningera ku rwego rwo hejuru nkajya mbona umwana ufite impano nzajya muzamura nta kibazo. Well, I won't disappoint you. Nanjye rwose ntabwo nzagutenguha mfite impano. I know you won't. Ndabizi gitangira kumwifatisha bari abakobwa mwirirwa mubona mu studio sha mwitonde bira biproducer hari uburyo bishaka kubafatirana kuko bizabazamura. Sasa ukureba ubona umukobwa cya producer gitangiye kumukorakora ibintu bitari byiza kugira ngo kimuza ibyubu biravuga sibyo ni mpangwe. Man, umva musore, can you turn left at the light here? Urumuri rugabanye hano inyuma hari ibyo tugiyemo. Mukobwa disi yarababaye. Carmen. You heard him. Wamwumvisha ibyo avuze. Bigaragara ko Carmen yemeye kugira gute kuryamana na producer kugira ngo arebe ko yamuzamura kandi uyu mukozi wamuhaye lift nawe aramukunda yarababaye. Reka turebe. Where is East LA anyway? Well, you know when we're on the freeway. Tugaruke kuri Remi na nyina. That neighborhood?
Oh, goodness. ati mwana wanjye kubareba muri ya karitsiye batuye muri ya karitsiye ntago ari nziza. This is between me and Zoila. Ese mwagize ikihe kibazo? Ni ikibazo kiri hagati yanjye na Zoila. Ngiye kumusaba imbabazi. Sasa agiye gusaba imbabazi Zoila n'umukobwa we Valentine arebe ko bagaruka ku kazi kuko bari bivumbuye ngo ntago bazongera gukora. Zoila amaze imyaka 20 akora muri uru rugo. Before you were born, Zoila had a relationship with my brother. Ati mwana wanjye mbere yuko uvuka Zoila yari umukozi w'iwacu aza gukundana na musaza wanjye. Ndagira ngo wumve impamvu Zoila atajya akunda kabakozi mu rugo bakundana n'iki bakundana n'ababozi. Ati Zoila imyaka 20 utaravuka, ati Zoila yakoraga iwanjye aza gukundana na musaza wanjye ari umukozi wo mu rugo. Wavuga Oncle Henry. When Henry met Aunt Cynthia. Hanyuma Henry amaze guhura na Cynthia. A similar background. Zoila had her heart broken. Ati Henry musaza wanjye yaje kwanga Zoila ahita yikundana n'undi mukobwa bita Cynthia. Zoila rero urumva ko yababajwe. Umutima we warakomeretse. Apparently she's never gotten over it. So when she sees me and Valentina. Nuko ngo none amaze kubona ndi gukundana na Valentina. Worried history will repeat itself. Yagize ubwoba kamateka ashobora kwisubiramo nawe Valentina ukazamwanga nkuko musaza wanjye yamwanze. So what exactly is it you have to apologize? None sugiye kumusaba imbabazi ziki? I'm the one who introduced Cynthia to Henry. Kuko ari njye watumye musaza wanjye Henry ahura nako gakobwa yaje kwitarongora kitwa Cynthia. Tugaruke hano. You're not really dating the gardener, are you? Uriya musore ukora muri jaride ntago mukundana. 60, he's got a wife and kids. Raoul ndabizi afite imyaka 60 afite n'abana babiri. Kuki waje kumbeshya? Koko nibyo ntago ngiye nawe dukundana. Kuki wambeshye? Nta mpamvu yo kumbeshya. The other day when you hung. Wa munsi ubwo wanyambiraga. Oh my God. Mana yanjye. I did. Waranyumvishe hasi mwipa. Oh, you have nothing to be embarrassed about. Nta mpamvu ariko yo kumva usebye. I did not mean for that to happen. It's just that you're so kind and warm and. Ay mpamvu nyine mwipantaro wumvishe. Je na Peri umugore wanjye tumaze iminsi nyine tutagira. Niyo mpamvu nakuyambiriye nkagira. I just needed to make sure you didn't have any, you know. Ati mpamvu nyine nakubeshye ko nkundana na Raoul kwari kugira ngo utazagerageza kumfatirana ngo nsabe nk'ibindi bintu. Again, I apologize. Umbabarire nta kintu na kindi nagusaba. It was never my intention for you to know how I feel about you. Gusa umenye ko nkwiyumvamo ukuntu umukozi wo mu rugo. Bose atangiye kugira gute kwiyumvamo umukozi wo mu rugo. Tugaruke muri karitsiye. Hari abari kumva indirimbo. Uwo muraperi yitwa Nazi bari kumva. Excuse me. Ijwi rye ntago nariyoberwa. Wa mugore yaraje muri karitsiye. My friend Zoila Diaz. Ndi gushaka inshuti yanjye yita Zoila Diaz. Yaje muri karitsiye tuyemo abespanyol muri bwabo karitsiye bw'amafuti. Gushaka wa mukozi wamubwira garuke mu kazi. Umukozi yivumbuye ngo aramara iminsi adakora. She's Latino. No muratino. Well, no worries. I'm sure I'll find her. Yarikomereje asubizamo Nazi. Tugaruke hano. Kumbe dore Zoila yari yirukanye yavuye ku kazi. Nta gikeneye gukora kumwe n'umugabo we. Don't want to talk about it. Sinshaka ko tubivugaho. Ukabwira umugabo we. Uyu yaraje muri izo karitsiye. Ni Delature Genevieve. Yaje kureba ko yacyo imbega babyita no gucyura umukozi we. Yaje gucyura umukozi wabwira ati mukozi mwiza garuka mu rugo rwose. Zoila baramwumva. Zoila ndabizi urimo imbere. Baramubonye. Kumbe yayobye yagiye ku rugo rutari rwo. Ako kanya imbwa zivayo umukecuru akubiza usi. Nyagasani. Gaturebe. Marisol ambare kukuvangira yaje gusura yaje kureba wa mugore Olivia. It's just some promotional thing. It's not important. I wasn't sure. You won't tell Tate. Ati nabonye iretere yawe ndavuga terekanye kuzane bari bayizanye muri rwa rugo rwa mbere rwa rugakoramo. For you. I try to save it but she makes me throw it away. If she knew I brought something for you, she would just scream at me. Umva magambo hano sasa uyu mukobwa afite ubwenge bwinshi. Sasa yazanye iretere avuga ati iretere uyu mugore wibuke yabaga muri rwa rugo uyu mukozi asigaye akoramo. Ati hari iretere yawe yahaje ngiye kuyizana mabujura mugore wo gusimbuye Tayira yanga ko nyikuzanira
ariko naje guca inyuma ndayikuzana kuko nari nzi ko ari iyawe. She has become this crazy nightmare. Ndamubona ari umusazi uriya mugore. To tell you the truth, mubwishe ukuri, I don't know how much more I could take. sinzi uburyo nakomeza kumwihanganira muri ya mugore rwose. Sasa kubwira Mukeba umugore wagusimbuye mu rugo rwose arambangamiye. Mukeba muhita muba inshuti, ngwino karibu. Umugore ni umunyabwenge. Tugaruke hano kwa muganga. Mama wameze ate? Yaguye. Mama ari kuvuga ngo ndapfuye, ariko muganga wakavuga ngo mama ameze neza nta kibazo afite. Nayobeye uwo nizera. Mama afite igikabyo mbega. Bimeze sawa, agatangira kumwikoresha. Mine just told me we were taking a few days off. Ati mama wanjye yari yambwiye ngo twafashe iminsi y'akaruhuko. Mama wawe impamvu yari mwatashye nuko adashaka ko njye nawe twegerana. Njye ariko nkunda kumarana igihe nawe, nanjye nuko. For a minute there, I really thought this was going somewhere. And now. Ati Come on. Umva. My mom needs your mom. Mama wanjye akeneye ko mama wamukorera akazi. All the time is causing this much tension. Sasa nidukomeza kwegerana njye nawe bizatuma mama arekera gukora akazi mu rugo. Reka bino bintu umubano wacu tube tuwugendesheje gake. Mbega ni nko kuba bawuhagaritse. Barekera gusa nk'abakundana. Babigendeshe gake. Ariko tuzakomeza turi inshuti. Sawa, agakobwa niko kugakatira mu cyayenge. Ati kugira ngo mama wakomeza akora akazi mu rugo uko mama wanjye mukeneye amukorera, birasaba ko umubano wacu tubigabanya. Ni nko kumukatira. So why don't you just quit? I thought about it, but now it looks like I won't have to. Tugaruke kuri bano. Taylor is trying to convince Michael to move to New York. Sasa umva magambo. Ati Taylor rero kari akagore kari kugerageza kubwira Michael ngo bimukire muri New York. New York. Muri New York. She thinks you're going to tell the whole town about her. Kubera ko nyina akeka kuzamuteza umujyi wose yagize ubwo buriya mugore. Oh. Of course she deserves what she gets, but it might be better for you if they don't leave town. Gusa ndumva byakabaye byiza bagumye muri uyu mujyi. Mrs. Stafford. Madam Stafford. I'm still in love with you. Nje mbona Mike akigukundira mugabo wawe wa mbere. Leaving me for Hooker Barbie? Kandi yarantaye agasanga karakaraya. He's always talking about you. Oya nje numva buri munsi akuvugaho. Havuga uburyo uri mwiza, areba amafoto yawe. Realize he made a mistake. Ahari menya atangiye kubona ko yakoze amakosa guhitamo karagakobwa kakaraya kakarongora. Well. Urumva niba ajya muri New York, Out of sight, out of mind. Azahita kwikuramo. Sasa uyu mukobwa afite ubwenge. Sasa yaraje abwira cya kigore cya Olivia cyahoze ari ikigore cy'umugore cya Michael barabagiye kwimuka bashaka kwimuka bakajya niyo. Ati umugabo wawe uramutse umuteje abantu atazahita yimuka muri New York kandi yaratangiye kukugarurira agatima atangiye kugukunda. Ikiruta nuko utamuteza abantu we n'umugore we ko umugore wawe ari indaya kugira ngo batimuka muri New York maze mukazakomeza mukegerana mu mujyi umwe mukarako mwanakundana mwasubirana. Taylor ndaza kumwandikira letter. Musezeranya ko nta muntu nzigera mbwira ibyo nzi ko yahoze ari indaya. Kugira ngo maze iyo letter bari njijyana. Oya. Iyo letter nuye karakagore ka Taylor uyiha umugabo Mike. Kiraba ari igitekerezo cyiza. Sasa Olivia bari bamutinye bashaka kwimukira New York kugira ngo atazasebya ruya rugo ko umugore ururimo yahoze ari indaya. None Marisol ikibazo aragikemuye. Bivuze ngo uyu mugore ntaga kigize gute? Ntago uyu mugore akigize umuntu n'umwe ateza. Taylor avuga ko yahoze ari indaya. Adrian hired Taylor. Ndagira ngo umve amagambo y'ubwenge hano. Evelyn Powell told me. Atari kubundi wabwiwe n'iki ko Taylor yahoze ari indaya? Atura mugore bita Evelyn ni wabimbwiye. Ndagira ngo umve amagambo hano. It was her husband who first hired Taylor. Sasa ndagira gukurikira amagambo ati umuntu wama yari amazimwe ambwira kuri ya mukobwa Taylor yahoze ari indaya atuba bimbwiye ni Evelyn Powell ati kubera ko umugabo yahoze akundana nawe. Adrian hired Taylor. Nuko ngo Adrian yigeze akundanaho na Taylor. Adrian Po yigeze ahura nande na Taylor kakagore umugore wa Michael. Ndagira ngo kurikire. He propositioned her while she was working in some diner. Apparently he does that sort of thing. Wait, I'm confused. Ndangiye kuvangirwa. Powell uses prostitutes. Nukuba ngo Adrian Po akoresha abakobwa mu Buraya. Ndagira ngo wumve Adrian Powell wa wundi ufite urugo rwapfirimo umukozi ngajya akoresha abakobwa mu Buraya. Umva amagambo y'ubwenge. Not for himself. Ntago ari we izo ndaye buzitwariye ngazikoresha icyo ashaka. His friend. Ahubwo afata izo ndaye akazishyira inshuti ze. Yep. Nukuba ngo Adrian Po wa mugabo twabonye ntago ngo yafataga indaya ngo abari uzikoresha ibyo akora. Warazifata ahubwo akaziha inshuti ze.
ati no ngo ni ibintu bye we yishimira kureba abandi yabahaye indaya. Those women right into their house. That's how Evelyn first met Taylor and that girl who got murdered. Ato munsi nibwo Taylor yahuye nako gakobwa kishwe. Ndagira ngo umve amagambo. Ati nibwo Evelyn yahuye naka gakobwa kapfuye kagakozi ka Flora kari kaje nako nk'indaya akahita gakomeza gakora nk'agakozi muri urwo rugo. Flora was also Adrian's whore. Ati Flora uriya mukobwa wapfuye buriya yari n'indaya ya Dilian. Ibyo umukobwa arabimenye. Yaje nk'indaya yaje muri urwo rugo birangira abaye y'umukozi wa mukobwa wapfuye. Akona karakamenye. Turugawe kuri Zoira. Telefone yarasonye. Hello? Hello? No, I'm sorry, she's asleep right now. Mbabarire mabuja araryamye. Ninde tuvugana? Oh, Henry. Ni Henry. Kumbe Henry yahoze akundana n'uyu mugore ngo yarakira umukozi muri rugo akiri muto. Bahoze bakundana ariko ngo Henry aza gushaka undi mugore byababaje no mugore cyane ku buryo atifuza ko hari undi mukozi wakundana n'umukire. I didn't recognize your voice. Ijwi ryawe ntago nari naryibutse. It's me. Ni njyewe. Zoira. Bahoze bakundanaho aza kumwanga. It's been a long time. Hari hashize igihe kinini. How is she? Ameze ate se? Sinzi wamubaza. Aramubaza urwaye. Ankubwije ukuri. I'm worried about her. Sha ndumva ntewe impungenge nawe. She's been through a lot. Yanyuze muri byinshi. I think it would be a good idea if you flew out to see. Ndumva cyaba ari igitekerezo cyiza ugasura mushiki wawe kuko ameze nabi pe ari kubeshya bigaragara ko ashaka kugira gute ashaka kongera kubona Henry amubeshye ko mushiki we ari we nyirabuja de la Tour Madame Geneviève de la Tour arwaye ameze nabi kumba aragira ngo umusore agaruke babonane. Sasa tugaruke hano ruri kureba amakuru ayiteganyagiye riravuga yuko imvura ibuze kuba yivanze n'izuba bikagwira rimwe. Maze yungwe akagerageza gusubiramo kumva uburyo umunyamakuru avugamo icyongereza cyangwa se nka kuranya ivugamo agerageza arebe ko yakivuga neza yikuremo ya aksa y'iki yayindi ba producer uzamukora indirimbo mubwiye ngo yikuremo ariko gerageza kureba ko yayikuramo arebeye ku banyamakuru. Uraza kuba urabona ko ibicu biri buze kumanuka. Ibicu kuwa gatatu bizamanuka harwaje. Nabizi. Reka nyere cyo ngubwira. Yego. Uri umukobwa ufite ubwenge. Uri mwiza. N'umuziki wawe ni mwiza pe uri umuhanzi ufite impano. You don't have to let men like Benny Soto. Ntago ari ngombwa kugomba kuryamana n'umugabo nka Benny Soto kugira ngo uzamuke. If I don't make it soon, it's not gonna happen. Ati ndi kugerageza gukora uko nshoboye ngo ndebe ko naba umuhanzi w'icyamamare mfatishe vuba. All for a couple of gold records. Will it be worth it? Uyari kumugira inama katari ngombwa karyamana n'abaproducer kugira ngo bamuzamure. Mbega You are not the girl I thought you were. Sha ntago uri umukobwa naketse kuri we. Bivuze ngo ntago gishaka ko tujya gusangira noneho. Dusohokana cyangwa twanakundanaho. Oya ntago nkibikeneye pe. Ntago nkibikeneye. Ntago nari nzi ko uri umukobwa uryamana n'abantu kugira ngo bakuzamure. Yarasi ko ari umukobwa ufite ubwenge. Sha ntago mbikeneye pe. Samu yaramukatiye. Yaraje kumugira inama. Akwerezo iki cyumweru kirangira izuba rizamanuka rigwane n'imvura. Nibyo. Akwerezo iyi weekend irangira muri Santana izuba rizagwana n'imvura atangira gusubiramo ariko uko asubiramo nawe ararira agatangira no kurira izuba rizagwana n'imvura akarira nawe ibyo yakoze ntago abyishimiye kuryamana n'umuntu kugira ngo akuzamure. Nuko ngo Olivier yavuze ko nta muntu azigera abwira ko nahoze ndi indaya. Nuko ngo byarangiye yego rwose. Asi watuwo mwumvishe gute kugira ngo abashe kubikora? Ntago byari bigoye. Yaje kubwira nyirabusha ko agomba gutekana nta uriya mugore atazigera. Reka njye kubibwira Michael. Ariko hari icyo nshaka kukubaza. Muri aka kanya ndi muri mood yo kugwa buri kimwe cyose wansaba. But I want to hear about Adrian Powell and his prostitutes. Ndashaka kumenya amateka y'uriya mugabo bita Adrian Powell. Adrian Powell niwe nyiri rwa rugo rwapfiriyemo wa mukozi Flora bigatuma umwana w'uyu mugore afungwa. Ni n'abakobwa b'indayazi ndagira ngo mbwira amateka ye n'indayazi. Why? Kubera iki?
I need to understand what is going on. ndashaka kumenya ibibera muri iriya nzu ya Adrian po ndagira ngo byumve uyahoze ari indaya arabizi neza. Adrian calls them intimate get-togethers. Ati Adrian ajya ategura ikirori cyo guhuza abantu ni cyo guhuza hazo ni uvuga ngo ni cyo guhuza ubwayi. And the guest list always includes a beautiful young woman. Ati cyo kirori cye abashyitsi aba yatumiye abahuza n'udukobwa duto atumira ubukobwa buto wa mugabo Adrian. She's then introduced to a middle-aged friend of Adrian's who has no idea she's been hired for the evening. Maze noneho Adrian akagenda agafata inshuti ze yatumiye akayipasa agakobwa akababwira ati uyu mukobwa rwose mube muri kumwe nyine akabahuza nyine. This is followed up with a little small talk and a lot of wine. Ati noneho yarangiza agafata iyo nshuti ye yapashe iyo ndaya akayihata inzoga nyinshi cyane bigaragara ko Adrian waragenda akagura indaya akaza akayizanira inshuti ye maze yarangiza akajya ahata inzoga ya nshuti ye ngo ntago ibizi ko umukobwa Adrian yabahuje iyo uwo mukobwa ari indaya ngo ntago iyo nshuti yibibizi. After an hour, nyuma y'igihe a signal is given. Agacira isiri ya ndaya maze ya ndaya ikahita ibwira wa mugabo cyangwa ya nshuti ati tujye hejuru tujye kuryoshya. Ati iyo nshuti ye kubera iba yasinze cyane ntago ijya ibasha guhakana ari nabyo bakwereka ntago yabasha guhakanira indaya kubera iba yasinze cyane. Adrian yayihasa inzoga kuki Adrian ikibazo mfite ni kimwe Adrian yungukira he iyo aguze indaya akaziha inshuti ze yungukira he? I think Evelyn knows. Ndakeka umugore we Evelyn arabizi. And she's not happy about. Ndetse nta nubwo bimushimisha kubona umugabo we agenda akagura indaya akazipasa inshuti ze. Ese umugabo yungukire kugura indaya akazipasa inshuti ze? Where is Adrian while all of this is happening? None se ibyo byose iyo biri kuba Adrian yaguze indaya akayiha inshuti ye ngo baryamane Adrian we abari hehe? Reka babikwereke. Adrian yamaze gufata indaya akayipasa inshuti ye. That's the weird part. Aho hantu no watangaje. Disappears. Adrian yitaburirwa irengero arabura. This whole thing is bizarre. Ibi bintu byose bibayo ni ibintu bidasanzwe. Yego. So Adrian Powell hires prostitutes to have sex with his friend. Bivuze ngo Adrian aragenda akishyura indaya kugira ngo zigende ziryamane n'inshuti ze. Wumve amagambo hano no film ishingiye. Who have no idea they're being set up. Maze izo nshuti ze nizinamenye ko Adrian abo bakobwa yabahaye ari indaya. Kumbe dore cya iyo biri kuba biriya bintu nubwo bari abo batabizi bari abagore ngo Adrian abari hehe iyo yapashe inshuti y'indaya dore ahantu Adrian abari kureba biri kubera mu cyumba cye. We menya kunda kureba, menya kunda kurya ubuzima agenda akirebera. Why would he do this? Kuki se Adrian abikora akagura inshuti z'indaya? On earth does Adrian get out of this? Ese Adrian yungukira he iyo aguze indaya akaziha inshuti ze ngo abari zo baryamana? Ibi nibyo tuzabona muri episode izakurikira. Adrian yungukira he? Ibi nibyo tuzabona. Devious Maids. When Flora was killed, was she pregnant? Now I have something. Ati bose bakomeje kwibaza ni gutura mukobwa yapfuye. Flora on Lifetime. Who do you think killed Flora? Vote now for a chance to win $10,000. Reka noneho mbaha amahirwe barakubwiye ati ni mutangire musheta amafaranga muri ni tombora mbega. Ati mutangire mutombore mufore ninde ushobora kuba yarishira mukobwa uri amukozi wapfuye witwa Flora. Uzabasha kumufora nibyo ubona ara hejuru banditse bazamuha amadolari 10,000. Urakeka rinde wishe Flora? Ese ni wa musore ufunze cyangwa ninde? Tangira ngo ufore ninde wishe Flora uzatsindira amadolari 10,000. Hamagara nimero yanjye umumbwire 10,000 by'idolari uzabibona. Wayibonye? Ngo mutangira mukeka ninde wishe Flora. Devious Maids.